Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo. Igice cya mbere. Pawulo wagizwe intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse, kandi nk'uko isezerano ry'ubugingo bubonerwa muri Kristo Yesu riri. Ndakwandikiye Timoteyo, mwana wanjye nkunda. Ubuntu n'imbabazi n'amahoro bibe kuri wowe, biva ku Mana Data wa twese no kuri Kristo Yesu, umwami wacu. Pawulo ahugurira Timoteyo gushikama mu byo kwizera. Imana nkorera nkurikije ba sogokuruza, mfite umutima utanciye urubanza. Niyo nshimira yuko nkwibuka ubudasiba uko nsenze ku manywa na nijoro. Nibuka amarira yawe, ngakumbura kukureba ngo nuzure umunezero, kuko nibutse kwizera kutaryarya kukurimo, kwabanje kuba muri nyogokuru y'isi no muri nyoko unike, kandi nzi neza yuko kukurimo nawe. Nicyo gituma nkwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo ngo yake, iyo waheshejwe no kurambikwaho ibiganza byanjye. Kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Nuko ntukagira isoni zo guhamya umwami wacu cyangwa izanjye imboheye, aho gufatanye nanjye kurenganyirizwa ubutumwa bwiza, ufashijwe n'imbaraga z'Imana yadukijije, ikaduhamagara guhamagara kwera, itabitewe n'imirimo yacu, ahubwo ibitewe n'uko yabigambiriye ubwayo, no kubw'ubuntu bwayo twaherewe muri Kristo Yesu uhereye kera kose. Ariko none bukaba bwarerekanwe no kuboneka k'umukiza wacu Kristo Yesu, wahinduye urupfu ubusa, akerekanisha ubugingo no kudapfa ubutumwa bwiza. Ubwo butumwa nibwo nashyiriweho kuba umubwiriza wabwo, n'intumwa n'umwigisha w'abanyamahanga. Nicyo gituma mbabazwa ntya, nyamara singira isoni, kuko nzi uwo nizeye uwo ari we, kandi nzi neza yuko abasha kurinda ikibitsanyo namubikije kugeza kuri urya munsi. Ujye ukomeza icyitegererezo cy'amagambo mazima wanyumvanye, ugikomereshe kwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu. Ikibitsanyo cyiza wabikijwe ukirindisha umwuka wera utubamo. Uzi yuko abo muri Aziya bose banteye umugongo, muri abo ni Fugero na Heromogene. Umwami wacu agirira imbabazi abo kwa Onesiforo, kuko banduhuraga kenshi, kandi ntaragakorwa n'isoni z'umunyururu wanjye. Ahubwo ageze i Roma, agira umwete wo kunshaka arambona. Umwami amuhe kuzabona imbabazi z'umwami kuri urya munsi. Ibyo yankoreye muri Efeso uko bingana, nawe ukurusha kubimenya. Igice cya kabiri. Pawulo ahugurira Timoteyo kwitanga amaramaje. Nuko rero mwana wanjye, ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu, kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi, ubimenyesha abantu bo kwizerwa bazashobora kubyigisha abandi. Ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro, nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Ntawaba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubugingo, ngo abe akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu mikino, ntahabwa ikamba, keretse arushanijwe nk'uko bitegetswe. Umuhinzi uhinga niwe ukwiriye kubanza kwenda ku mbuto. Zirikana ibyo mvuze, kuko umwami wacu azaguha ubwenge muri byose. Ujye wibuka Yesu Kristo, wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi, akazuka mu bapfuye, nk'uko ubutumwa nahawe buvuga, ubwo ndenganirizwa ndetse nkaboheshwa iminyururu nk'umugome. Nyamara ijambo ry'Imana ryo ntiribohwa n'iminyururu. Nicyo gituma nihanganira byose kubw'intore z'Imana, kugira ngo nazo zibone agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu, gafatanije n'ubwiza buhoraho. Iri jambo ni iryo kwizerwa ngo, niba twarapfanye nawe, tuzabanaho nawe, kandi nitwihangana, tuzimana nawe. Naho nitumwihakana, nawe azatwihakana. Kandi nubwo tutizera, we ahora ari uwo kwizerwa, kuko atabasha kwivuguruza. Ibyerekeye kwirinda impaka, ujye ubibutsa ibyo, ubihanangiririza imbere y'Imana, ko bareka kurwanira amagambo, kuko ari ntacyo bimaze, ahubwo bigusha abumva. Ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushima, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiriranya neza ijambo ry'ukuri. Ariko amagambo y'amanjwe atari ay'Imana uyazibukire, kuko abayavuga bazarushaho gushayisha, kandi ijambo ryabo rizaryana nk'igisebe cy'umufunzo. Muri abo ni Humenayo na Fileto, kuko bayobye bakava mu kuri, bavuga ko umuzuko wamaze kubaho, bakubika kwizera kwa bamwe. Nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo, Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro, naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu yiyeza akitandukanya n'ibidatunganye,
azaba ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Nuko uhunge irari rya gisore, ahubwo ukurikize gukiranuka no kwizera n'urukundo n'amahoro, ufatanije n'abambaza umwami wacu bafite imitima iboneye. Nyamara ibibazo by'ubupfu n'iby'abaswa ntukabyemere, uzi nawe ko bibyara amahane. Ariko umugaragu w'umwami wacu ntakwiriye kuba umunyamahane, ahubwo akwiriye kugira ineza kuri bose, agakunda kwigisha, akihangana, agahanisha ubugwaneza bamugisha impaka, ngo ahari nibishoboka Imana ibahe kwihangana ngo bamenye ukuri, basinduke bave mu mutego wa Satani wabafashe mpiri, babone gukora ibyo Imana ishaka. Igice cya 3. Ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Umenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda imiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo, kuko muri abo harimo abagabo bomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi, bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri. Nk'uko Yane na Yambure barwanije Mose, niko n'abo bagabo barwanya ukuri. Ni abononekaye ubwenge, badashimwa ku byo kwizera, ariko ntibazabasha kurengaho, kuko ubupfu bwabo buzagaragarira abantu bose, nk'uko ubwa babandi nabwo bwagaragaye. Ariko wehoho wakurikije neza inyigisho zanjye n'ingeso zanjye n'imigambi no kwizera no kwiyumanganya n'urukundo no kwihangana no kurenganywa kenshi no kubabazwa kenshi n'ibyambereho muri Antiyokiya no muri Ikoniyo n'i Lusitira, n'ibyo ntihanganiye byose ndenganywa, nyamara umwami wacu akabinkiza byose. Icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganwa, kandi abantu babi n'abiyita uko batari bazarushaho kuba babi, bayobya bayobywa. Ariko wehoho ugume mu byo wize ukabyizezwa, kuko uzi uwakwigishije, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse, afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Igice cya 4. Ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu uzaciraho iteka abazima n'abapfuye, ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugire umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha, kubwo igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Ariko wehoho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukore umurimo w'ubwirizabutumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Pawulo avuga iby'iherezo rye asaba Timoteyo kumusura, kuko ngeweho maze kubera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbika ibikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Nyamara si njye njyenyine, ahubwo ni abakunze kuzaboneka kwe bose. Gira umwete wo kuza aho ndi vuba. Dema yaransigiriye, kuko akunze iby'iki gihe cya none, ajya i Tesalonike. Kiresikeni nawe yagiye i Galatiya, naho Tito yagiye i Darumatiya. Luka niwe wenyine ukiri kumwe nanjye. Shaka Mariko umuzane, kuko angira umumaro wo kunkorera. Ariko Tukiko namaze kumwohereza muri Efeso.
nuza uzazana umwitero na sisitiro wo kwa Karupo n'ibitabo, ariko cyane cyane uzazana iby'impu. Alexanderi umucuzi w'imiya yangiriye inabi nyinshi, umwami wacu azamwitura ibikwiriye ibyo yakoze. Nawe umwirinde kuko yarwanije amagambo yacu cyane. Mu iburana ryanjye rya mbere ntawampagarikiye, ahubwo bose barampanye ntibakabibarweho. Nyamara umwami wacu yarampagarikiye arankomeza, kugira ngo ubutumwa bubwirizwe n'akanwa kanjye butagabanije, abanyamahanga bose babwumve. Nuko nyirakanwa k'intare. Kandi umwami wacu azankiza ibibangirira byose, andindire kugira ngo anjyane mu bwami bwe bwo mu ijuru. Icyubahiro kibe cye iteka ryose. Amena. Unahirize Prisikira na Akwila n'abo kwa Onesiforo. Erasito yagumye i Korinto, ariko Tirofimo namusize i Mileta arwaye. Gira umwete wo kuza igihe cy'imbeho kitarasohora. Ewuburo aragutashya, na Pudeni na Lino na Kilawudiya na bene data bose. Umwami Yesu abane n'umutima wawe. Ubuntu bw'Imana bubane nawe.